Yes, reka mbahe ikaze mwe mwese mukomeje kubana natwe kuri Feza TV show aho muherereye hose mu bigo bigiye bitandukanye tubifuriza kugubwa neza. Nge muri kumva ni Damuro inshuti ya Feza TV show, ariko reka mbabwire ngo ariko hari inshuti ntashaka ariko imwe imwe Imeze ite? inshuti nyanshuti Urimo kuhashaka inshuti hano? kuri Feza TV show inshuti nyanshuti Imeze ite? Umugore umugabo? umugore buriya ngewe icyo mpfa nuko ari inshuti nyanshuti. Ntabwo ukeneye igitsina, ukeneye inshuti gusa. nkeneye inshuti nyanshuti. Barabe bumva. Nyanshuti ari he? ubwo nyine nimba ari wowe ubwo nabwo nzabimenya, nimba atari nawe Ntabwo ari njyewe, ubwo nta muntu wamba. Ese bundi se ko ndeba unyihakana ari ibyago ndimo? Wapi? Cyitwa igitsina gabo nyine naragihaza. none se nkubwiye ko ngewe ngukeneye? Kandi bavugaga ko ari njyewe? navuze ko nshaka inshuti nyanshuti, navuga ngo Ntabwo ngende inshuti nyanshuti rero. Ntabwo yaba njyewe. kandi uzatuma ngewe, reka nkubwize ukuri, kandi ubwo uzatuma ngewe ariko se uvuze ko nyir'urugo yapfuye niwe ubumwishe? ushatse kuba se ko napfuye? oya, gupfa kwawe n'ubundi ruse ko tubizi ko wapfuye uhagaze, urapfa bwa kangahe? gapfe nawe. urashaka gupfa bwa kangahe? gapfe nawe. okay. urumva uretse ariko umugabo ututswe. hanyuma mpaye ikaze uwo mugabo mwegeranye mwicaranye. ni umuhanuzi. yego. akaba ari intumwa y'Imana atari ya shitani. munsi umwe nigeze kumubona ari guhanura, mbona arahanuye ibintu birasohoye da. urabeshya? yahanuye iki? yahanuye cyangwa nibishaka nawe bizarangira yikojeje agati ku ntuzi. ntabwo naba mu mubare w'abariye. hanyuma nawe muhaye ikaze kuri Feza TV show. utamutubwiye se izina rye? si umuntu w'umugabo se? nawe ngiye kumwakira nyine atwibwire. murakoze cyane. amazina yanjye nitwa Alpha. nk'uko banje kubibabwira. yego. ndi umukozi w'Imana. kandi ariko ntabwo ndi mu mubare wa babandi bavuga ngo biracitse kandi nta bicitse bihari. ngewe ndi mu bantu mu mubare wa babandi ubwo nk'abaki? bamwe bavuga ngo biracitse mu gihugu ngo bigenze gutya hoya. cyangwa wajya ugize ubwoba uravuga ati baramuhahamuye? hoya ntawe mpahamuye. ngewe ndumva avuga gakeya. ngewe niko nahamagawe. buriya nabo wenda sinzi wenda ibyo baba bagamije, ariko ngewe uwo muhamagaro niwo mfite. uwo muhamagaro niwo mfite wo gutanga ihumure mu bantu, kuko Imana yacu ni urukundo. kandi Imana yacu ntabwo ari iyo kwica cyangwa se ngo ikure imitima abantu, ahubwo nitanga amahoro mu bantu ndetse igatanga n'ihumure mu bantu. hanyuma uyu mukobwa mwicaranye se ntayerekwa? umukobwa twicaranye se Imana iramukunda. Imana iramukunda kandi yayiparitsemo. aya nta kibazo. hanyuma twikomereze n'ikiganiro cyacu. Feza, wicaranye n'umurokore, ariko ndashaka kukubaza uyu munsi wa none kuki usanga abahanuzi benshi basenya ingo z'abantu ariko bitwaje cyane cyane ubuhanuzi? impamvu ni iyi ngiyi. ngiye kuguha mikoro noneho hari ibyo ugenda umbariza uwo mugabo noneho twumve nawe ibisobanuro byabyo. yego. impamvu ni iyihe? impamvu ni iyi ngiyi. hari abagore biba byaracanze
biyangiye nemera ko ibi bintu byabo byo kwirirwa basenga bahanura ari scam. Uri kumva? Umugore w'indushyi arifata akirirwa. Hari uburyo abagore hano hanze birirwa mu bintu byo kwirirwa ngo barasenga ngo mu byumba by'amasengesho ngo Imana izadufasha tuzabona ngo tuzabona akazi, ngo Imana izadufasha ngo tuzabona ngo ibiryo kandi Imana ifasha uwifashije. Niko bimeze. None se wakirirwa muri ibyo byumba by'amasengesho ntujye guhiga akazi, Imana izaguha akazi igacishije hereye. Oya noneho utagiye kure ntaguciye mu ijambo, hari abadamu usanga birirwa ku misozi igiye itandukanye ngo bagiye gusenga, basanga agatenge kabacikiyeho, abagabo babo bagiye gushakisha. Noneho umugabo yava gushakisha yakwinjira no mu cyumba agasanga uko babyutse mu cyumba niko kikimeze. Sasa ndetse n'abana bari hariya babwiriwe ngo yagiye mu masengesho, nta gasuku kari aho ngaho ngo bagiye mu masengesho ngo hoya. Gusenga ntabwo ari ukuvuga ko utakora isuku iwawe mu rugo. Gusenga ntabwo ari ukuvuga ko wa mudamu we wabyuka ntusase uburiri bwawe waryamyeho n'umugabo. Gusenga ntabwo ari ukuvuga ko utakwita ku bana bawe cyangwa se ukore n'ibindi bintu. Gusenga ushobora gusengera no ku mutima wawe ahantu uri muri iyo gahunda urimo gusasa, ukavuga ati uri gusasa igitanda ukavuga ati Mana ungirire gutya, Imana irumva. Aho wasengera hose Imana irumva, waba mu nzira apana kwirirwa wirukanka imisozi, wirukanka hehe mu mazi ngo wagiye ngo mu butayu. Ngo wagiye mu butayu. Ushobora kuyisenga wicaye kuri vora mu modoka yawe. Aho ngaho turi aho ngaho. Ubutayu wowe wumva ari nk'iki? Ubutayu ni nka kuri ujya mu mazi ukirirwa mu mazi, amazi akumenekaho ngo urimo gusenga. Ubutayu ni kwa kundi ushobora kubyuka mu ijoro ukajya nko mu ishyamba ukajya gusenga, nibwo butayu wumva. Ubutayu wowe ubwumva ute? Oya, ubutayu ngiye ko mwumva ni ahantu haba hadatuye abantu n'umuntu n'umwe. Ubutayu nibwo butayu numva. Ahantu haba hadatuwe niho haba hari ubutayu. Ubutayu ngiye nkubajije ntago nkubaza bwa butayu bwa Sahara bwaki, ndi kukubaza ubutayu mu buryo bw'umwuka. Ubutayu ubwumva ute mu buryo bw'umwuka? Urumva mu butayu mu buryo bw'umwuka abazamutse nyine avuga ngo agiye ku musozi ngo agiye gusenga. Ngo iki? Mu butayu mu buryo bw'umwuka. Ndumva nawe utasobanukiwe ubutayu icyaricyo. Reka ngiye nkusobanurire ubutayu, nubwo bavuze ngo uri umukozi w'Imana ngo uri umuhanuzi. Urumva ngiye ubutayu numva ku giti cyanjye. Ubutayu n'ikigeragezo buriya ni ubutayu. Kubera iki? Ikigeragezo kiguha imbaraga zo kuba wagishikamamo ugasenga kugira ngo icyo kigeragezo kiveho. Urumva n'uburwayi nabwo ni ubutayu. Urumva no kubyara abana bakabibirara abandi bakaba abatinganye nabyo ni ubutayu. N'urushako rubi nabyo ni ubutayu. Nibwo butayu rero ngiye nakubazaga, ntabwo nakubazaga ngo dore ngo ahantu ngo hatuwe ngo hadatuwe ngo dore ngo kuzamuka umusozi, ntabwo ibyo ngibyo ari byo nakubazaga. Nawe uri umukozi w'Imana rega nanjye mba mfiteho nosiyo, kubera ko ntabwo wajya muri ibi bintu ngo ubyishoremo ibintu by'Imana nta nosiyo ubifiteho, sibyo? Nagira ngo numve ko nawe uri umukozi w'Imana. None ubivugaho iki nk'aba bagore baba bafite abagabo baba badakijijwe, ariko ugasanga umugore yirirwa ngo yagiye ngo mu butayu, ngo yagiye za Kanyarira, ngo yagiye hehe, umugabo akirirwa mu mirimo y'urugo. Urumva ugasanga niwe uri koza abana, ugasanga niwe utetse, ugasanga niwe urimo gukoropa, ugasanga niwe urimo gusasa n'uburiri. Harimo n'abasasa n'uburiri kandi ari umugabo, kandi avuga ati njyewe umugabo yarambirwa ibyo ngibyo yavuga, ugasanga umugore abishyize hejuru, yishyize hejuru. Kubera iki? Bya bindi ngo ni gender balance. ngo baduhaye ngo kutavugwaho, ngo kudakorwaho, ngo nkoreho ngo urebe ukuntu bigenda, ngo mbega akigira karaha kajyahe. Nk'abo bagore ubavugaho iki? Aba badamu rero icyo nabavugaho gusa aho baherereye, uzakurikirana kino kiganiro namubwira kureba imyifatire ye, akamenya icyamukuye iwabo n'ikimuzanye muri urwo rugo, akamenya inshingano z'urugo,
akazitaho, akita ku mugabo we, ndetse nawe mugabo nawe ukita ku mugore wawe. Rero wa mudamu we wivuga ngo buri munsi ujya gusenga ngo ugire gute, ngo ntabwo ugomba kwita ku mugabo wawe cyangwa ugomba gukora inshingano z'urugo rwawe. Hari n'umudamu usanga gutya no mu gutera akabariro bimwe by'abashakanye, ugasanga umugabo ajya kumukoraho ngo hoya ngo ndinaniriwe, kandi nta kazi yiriwemo, ahubwo ngo nuko yiriwe ku musozi yirukanka, ngo ntabwo yateruye, nta kintu na kimwe yigeze akora, akananirwa no gukubura, akananirwa no gukubura, ntabwo yakubuye mu rugo rwe, ntabwo yashaje, ntabwo yagize umugabo yajya kumukoraho avuye no gushakisha, yaba umufundi cyangwa se ari n'umuyede cyangwa se abe n'umuntu gukora muri biro runaka, yajya kumukoraho bari mu buriri ati oya ndinaniriwe, akamutera umugongo. Unaniwe se wakoze iki? Unaniwe wakoze iki? Gusenga wiriwemo, mu musozi wiriwemo, nicyo cyakunanije. Akazi wari wagiyemo. Umushatsi ko waseka ingo nyinshi z'abarokore zananiranye. Ni nazo zisenyuka, abagabo bararemerewe, nizo zirimo gusenyuka cyane kuruta babandi badasenga. Bamwe bavuga ngo ntabwo twagiye mu rusengero cyangwa ntitwagiye mu misozi. Rega kuri iki gihe bangaba batagize badakijijwe, biramucanga akabona akagore kigize intakoreka, agasanga umugore yigize akara, akajyaho umugabo akifatira inzira akigira mu kabari akinywera byera agataha yiryamira. Ariko uyu ngo abangaba biyita barokore, urasanga bose mugabo ntari bujye mu kabari ntanywe inzoga, umugore ntari muhunge ngo ntanywe inzoga, ugasanga bose barimo guterana ubugambo, kandi ayo magambo niyavamo gukubitwa. Ugasanga umugore ajyanye umugabo kumufungisha bivuye hehe? Mu guterana amagambo. Yego twikomereze. None reba, urabona hariya kwa Yezu Nyirimpuhwe, na ejo bundi RGB nayo nagize gutya ngo irabafungiye. Hari amakuru bifiteho? Amakuru nyafiteho, narabyanjye nabyumvise. Niye mpamvu yatumye, dubwira impamvu yatumye RGB ifunga hara kwa Yezu Nyirimpuhwe? Twahafataga nk'ahantu abantu benshi babuhokera, ahantu h'icyubahiro. We naye makuru bifiteho? Erega ubundi ikintu cya mbere, wenda ntaravuga kuri aya makuru, mbanze bibabwireho. Ikintu cya mbere nshimira ni leta, ni umubyeyi mwiza, ni umubyeyi wacu utureberera ku manywa ndetse na nijoro. Ntabwo iyi leta yacu igisinzira. Hari ibyo iba yabonye bitameze neza. Ese kwa Yezu Nyirimpuhwe, yego ni Yezu Nyirimpuhwe koko, ariko ugasanga huzuye y'abantu ibihumbi n'ibihumbi baturutse mu mpande n'impande, bamwe bataye imirimo, abandi bataye abagabo, bataye abagore babo, abagore bataye abagabo babo, abana nabo bataha bavuye ku mashuri bakabura ababyeyi, ngo bagiye ngo kwa Yezu Nyirimpuhwe. Hariya ndabizi ko hajya haturuka abantu benshi bagiye batandukanye, baturutse no hirya no hino. Ugasanga ngo baraje ngo bababwiye ngo muze, ngo indwara murwaye ngo ziri bukire, bakajyayo bakirirwa baryamyeyo, urimo kuvuga ko kwa Yezu Nyirimpuhwe n'abari sikamu. None se urambwira ko ntabavayo se bagapfa, kandi bavuze ngo bagiye kwa Yezu Nyirimpuhwe? Ariko n'abadasenga barapfa, nabo barapfa. Ariko noneho baravuga ngo hahirwa upfira apfiriye mu mwami. Hari ugusenga n'ubujiji, ugasanga umuntu afashwe n'indwara runaka akavuga ngo ntago najya kwa muganga ngo Imana izankiza, kandi yakagiye kwa muganga nawe akamukurikirana akaba yamuvura agakira. Rero biriya leta ibirebaho nayo ikabona, ikavuga iti ubu bwoko bw'Imana burimo gupfira aha hantu, reka tubigenze gutya. Rero kintu bakoze nicyo gihuriranye n'abangaba n'insengero bagiye bafunga n'ibiki byose. Ugasanga abantu babaye ibigande ntibagikora, ugasanga abandi ntibacyuzuza inshingano z'ingo zabo nk'uko twahuze tubivuga, ugasanga abandi mbese ntibagishaka kugira ngo urubyiruko ngo rukure amaboko mu mifuka, ugasanga abandi baragumura, abandi mbese ugasanga umuntu w'umupasiteri afashe umudamu, aramuhamagaye, kandi ni umudamu wundi mugabo, akirirwa mugendana imisozi, ngo uzaze tujye ku musozi wa Kanyarira, ngo uzaze ngo tujye ku musozi wa Kizabonwa, ngo uzaze tujye ku musozi wa Bweramvura, ngo ahantu hariho hose hajya hatanu iyo ni cyangwa se hehe. Akirirwa mugendana umunsi wose ukira, umugabo yataha agasanga n'umugore ntari mu rugo.
umugabo yatakabura umugore wiwe ugasanga agiye kwitekera, ugasanga noneho wa mugabo niwe ugiye muri za nshingano wa mugore yagakoza. kandi ibyo ntabwo ari byo. Ibyo byose leta yacu ni umubyeyi mwiza iba yarabirebyeho. Abandi hakavamo kwiba, abandi bakavamo kwesikoroka, abandi bakavamo guhanura ibyago ngo mu gihugu intambara, abandi bagahanura ngo ibiki byose biracitse kandi nta